Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'138, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Data wera Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, duhaye izina ryawe icyubahiro iki gitondo. Watugiriye neza, wabanye natwe, waturinze. Igitondo duhaye andi mahirwe yo kumva ijambo ryawe, izina ryawe niriherwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu KRISTO rero aka kanya turakwinginze ngo Mwami Imana Data wa twese, Imana ishobora byose, Imana y'urukundo, turakwinze cyane kugira ngo tweze gukiranirwa kwacu ko twagenewe mu minsi yacu yabanjirije, kugira ngo Mwami Imana ubwo tujye kumva ijambo ryawe, Mwami Imana turyumve twiteguye kandi twera kandi dutunganye. Turinginga cyane Mwuka wawe wera ngo amanukire kusobanura imitima yacu, afungura amatwi yacu, afungura imitima yacu, afungura amaso yacu, kugira ngo turebe ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Turinginga cyane Mwuka wawe wera kugira ngo akimara kutubashisha anadutera imbaraga mu izina rya Yesu zo gukora ibyo twigishwa n'ijambo ryawe, kugira ngo tutaba bumva gusa, ahubwo tube n'abashyira mu bikorwa by'ijambo ryawe dutegeka. Mu izina rya Yesu KRISTO turinginga cyane kugira ngo tucyumve ijambo ryawe, Mwami Imana, dukize indwara zacu zose zo mu bitekerezo, ari zo mutima n'izo mubiri. Byose ni mu izina rya Yesu KRISTO tubisenze, tubisabye, tunabyizera mu izina rya Yesu KRISTO. Amen. Turasoma muri Luka ibice 4 umurongo wa 1 kuza ku wa 2. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava ku Yorodani, ajyanwa n'umwuka mu butayu, amara iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Aho ni muri Luka ibice 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 19 aravuga ngo wizera yuko Imana ari rumwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Icyisho cy'umunsi kiritwa ngo intambara yo kwizera no gushidikanya. Tuzongera tunabone mu byisho biri imbere, twongera tuyibona, ariko uyu munsi reka twongere tuheho tuhera uyu munsi. Aravuga ngo icyisho cy'umunsi aravuga ngo intambara yo kwizera no gushidikanya. Ese waba warigeze wibaza impamvu ituma Satani akora ibyo akora? Ese waba warigeze wibaza impamvu ari umubeshyi? Ese waba warigeze wibaza impamvu ahora arwanya umugambi w'Imana? Uyu munsi nibyo tuza kurebera hamwe. Mbere na mbere reka tubanze twemeranye ikintu cya mbere. Satani ntabwo yizera Imana nk'uko twayibonye mu nyisho zacu za mbere. Kwizera usanga gutera umuntu kunezeza Imana, kandi tuzi neza yuko Satani adakurikiza ubushake bw'Imana. Guhera mbere na mbere birivuga yuko yari umwicanyi akaba n'umubeshyi. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6 turavuga ngo ariko utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Muri Yohana ibice 8 umurongo wa 44 aravuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo ararikira nibyo namwe mushaka gukora. We yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu kuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Aho muri Yohana ibice 8 umurongo wa 44. Impamvu ashidikanya Imana, Satani ashidikanya Imana, nuko yibwira ko Imana itari nyembaraga nk'uko ibivuga. Satani atekereza ko umugambi w'Imana urimo amakosa. Araharanira kwemeza ijuru ryose ndetse n'isi yose ko Imana atari itangaza nk'uko ijuru ribivuga. Icyakora rero icyo ndavuga Satani akora ni ukuzana ibirego bigaragaza Imana ko Imana idashobora byose, ko n'abantu bayo burya batarabera nk'uko Imana ibivuga. Muri yo bice cyambe umurongo wa 8 kuza ku wa 10 iravuga ngo Uwiteka yongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se yo ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa?
ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Aho muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Satani atekereza ko Imana nayo yakora amafuti, atekereza ko Imana nayo yakwibeshya, atekereza ko Imana idafite imbaraga zose. Ubwo rero aramutse abonye uburyo bumwe bwa nyabwo bugaragaza intege nke z'Imana, ibyo byakuraho kuramywa kwayo, maze nayo ikitwa inyabinyoma nka Satani, ikaba nk'ibindi biremwa bifite intege nke no kudatungana. Iyi niyo mpamvu Satani yitwa umurezi. Mu BW'IMANA ibice 12 umurongo wa 10 haravuga ngo, numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasuranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa KRISTO wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Aho ni mu BW'IMANA ibice 12 umurongo wa 10. Muri Zakariya ibice 3 umurongo wa 1 haravuga ngo, maze anyereka Yesu w'umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Satani rero icyo akora ni ukwamamaza gushidikanya ahantu hose. Ndavuga nti ahantu hose arahamamaza gushidikanya. Yewe na Yesu yamugerageresheje gushidikanya Imana. Dore abwira abantu ko Imana atari nziza, ko idakomeye, ko ari ibyo idashoboye, ko ari ibinanira. Ibyo niryo jambo abwira abantu. Satani anereka abantu amakosa yabo n'ububi bwabo kugira ngo abagaragarize ko ntacyo bamaze kandi ko ntaho bazagira mu gukurikira Imana. Ibyo n'ibindi byinshi ni intwaro yifashisha mu gushwanyaguza ubumwe bwawe cyangwa ubumwe bw'abantu bunze n'Imana. Abwira Imana kugutera icyizere, maze nawe agahindukira akakubwira kwitera icyizere. Akwereka intege nke zawe, yewe wabona ko wowe utazagira mu ijuru, abona ko utazabasha kwikora umusaraba wawe, ahubwo yizera ko uzatsindwa, yizera ko ukiri umunyabyaha nka kera, ko nta cyahindutse kuva wakizwa. Atekereza ko ubonye uburyo n'ibikoresho wasubira mu ngeso mbi zawe za kera. Iyo niyo mpamvu ahora agushukashuka, niyo mpamvu ahora akurwanya, ni ukugira ngo abone ibirego azamuka n'avuga ngo ntubona ni umunyabyaha n'ubundi ntacyo yizahindukaho. Muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 4 avuga ngo, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Aho muri Yohana ibice 5 umurongo wa 4. Yohana wa mbere. Mutsinde rero, mwereke ko kwizera kwawe kudashidikanya. Mutsindishe guca bugufi kwawe, wereke Imana intege nke zawe, unasaba Imana imbaraga. Mutsindishe kwatura Imana ibyaha byawe no kwemerera Imana amafuti yawe no kuyasabira imbabazi, kuko igihe cyose kwizera kugumyeho ntabwo ibyiringiro byose byabura burundu. Reka dusenge. Data wa twese Mana igira neza, turagushimiye iki gitondo kuko utwemereye kumva ijambo ryawe. Turakwinginze Mwami Imana Data wa twese kugira ngo uduhe kwizera gukomeye kandi kutanyeganyezwa kuri mu butumwa bwiza, kugira ngo Mwami Imana tutanyeganyezwa n'ibitero Satani atwoherezaho. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo kubw'ijambo ryawe Data wera, uduhe kuryubakaho, uduhe kuryubakamo, tumere nka wa munyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Turagushimiye cyane Data wera, turaguhendahenda uyu mwanya kugira ngo kubw'ijambo ryawe udukirize ibitekerezo, udukirize imitima, udukirize imibiri. Mu izina rya Yesu KRISTO, ijambo ryawe ni ukuri kandi ijambo ryawe ni umuti. Turagushimiye rero ko wumvise gusenga kwacu kandi kugiye kutugira neza. Ni mu izina rya Yesu sinze twiza, urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi risanga muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 4 havuga ngo, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje isi, ni ukwizera kwacu. Wakoze kubana natwe, wakoze kugumana natwe, wakoze kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha kandi uko kw'Imana kubane nawe. Ndakwingingira kandi nkwifuriza mu izina rya Yesu kugira ngo Umwami Imana akubashije kugenda mu butware bw'imbaraga z'Imana n'ubutware bw'ijambo ry'Imana. Ndakwingira mu izina rya Yesu kugira ngo Umwami Imana akubashishe kugenda bigendanye n'umuhamagaro wawe. Ndakwingira mu izina rya Yesu kugira ngo Umwami Imana aguhe imbaraga mvajuru zikubashisha gukora ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko Imana ari idutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Nanjye umwanya ndagusengeye kugira ngo Imana igutere gukunda no gukora ibyo yishimira buri munsi, buri saha
na buri munota. Uwiteka Imana guha umugisha, Uwiteka Imana abane nawe n'umuryango wawe ndetse n'abawe. Ni mu izina rya Yesu nsenze nkwingingira kandi nayo nisabira, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.